ariko inyota isinyica akabishyira muri akandi yego siwe ko nta kintu wanyweye njye mba nanyweye kuva mu gitondo ngaho rikira kandi ntubabaye sibyo ntubabaye kubera ibyo avuze ntabwo nababara ku buryo mutangiye no gusomanira ahangaha ariko si ubonye musomye abandi ni ukubasomana basomana bateze vuga definition yo gusomana nta bintu bivuze ngo mwe nta kintu cyiza ujya ubona na kimwe ibyawe ni amahane gusa n'amatiko uyu musore ko ari kunyigisha ko atankozeho ikibazo ufite ni iki ntabwo yagukozeho uramusomye nyine ni wowe ndi kubaza wigeze wumva mubaza se wamugeretseho akaguru ntabwo rero wakakugeretseho wigeze wumva mbimubaza uri kwiga uri mu buraya uri mu biki njye ndi mu buraya se nkakorera uburaya imbere yawe nese ibyo urimo ni ibiki si ibimenyetso byabwo ndi kwiga niba numva nicaye nabi nkamushyiraho akaguru ntabwo bisobanuye yuko ari uburaya okay ushaka kumva ibintu umuntu atavuze wiremera ibyawe uvuga ibyawe gusa noneho ubwo ndumva noneho disoma kuva kuri 1 kugeza ku 10 ubu maze kubifata reka dusubiremo rimwe twagiye de 3 4 5 harya akabambwiye 6 nka sister nyine 6 nka 6 ubwo nshatse navuga sister sinibwo mvuga 6 oya wavuga 6 aho ugira ngo uvuge 6 ukavuga 5 sister 6 6 urumva nyine hari ukuntu nyine nk'abacuti usanga bitana ngo ba 6 none ubwo nakantu nagatipu mba ngwaye kugira ngo nyine bihite biza vuba vuba yaje ariko byose ntuze kubyita 6 yego 6 ni 6 ubwo tugeze kuri 7 nakubwiye 7 10 nagariyo 7 nakubwiye ko ari se 7 nagari 7 ni 7 umunani oui 8 icyenda ukuntu ingurube zivuga urabizi nefu ubwo ni nefu noneho 10 ndumva wawe nabimenye noneho isi ndobe ni yawe ni yanjye warisize shaoya nibaze ko nisiga na mofiti y'umuhondo noneho ubwo tugiye gukomeza indi mibare iri hejuru ya 10 ubwo ni 11 ubwo ni 11 ubwo ntabwo se bwo yaba 10 rimwe agari 10 rimwe cyangwa 10 oya cyo gihe bahita bavuga ngo 11 kandi bisaba ngo nyine nakuka tukumve kugira ngo bagire ngo nzi igifaransa uvuga nk'umufaransa 11 wajya kuri 12 ukavuga ngo 12 ubwo 13 ni 13 kangahe 13 ntapana Tereza 13 ubwo mbyibagiwe nabikora kuri Tereza ariko ni 3 urumva tere na 3 13 14 urumva ubwo 15 niyo tugezeho 13 ubwo ni 13 13 wambwiye ko 13 13 aho gushyiraho za washyiraho ze 13 14
14. 15 ikaba 15. 15. 15. 15. we 16. Vuga ngo 16. Vuga ngo 16. muraho Muraho neza. amakuru Neza. tuza nabo Bite? Amakuru yanyu. Neza. ni mugire ibumoso Ndumva ari nda amahoro hanyuma teacher yego. n'umunyeshuri wawe uyu nanjye n'uwo ngiye kuba ndimo guhugura mu bijyanye na biology ndakeka tutari bubangamirane di français di biologie c'est la même. D'accord, c'est la même chose. C'est la même chose. On peut communiquer ensemble. Oui. Ok. Hanyuma harya ngo washaka kumbaza ibijyanye n'iki? urumva nyine ndashaka kwihugura mu bintu bya biology niyo mpamvu nyine nari nagusabye ngo uzamfashe. Biologie. Si on parle de la biologie c'est la science de la vie. It is the study of life. C'est la science de la vie. Si on parle de la vie, on peut aussi parler de l'humaine, de l'humanité. Science of human beings. Ibibaho byose ni ukuvuga ce qui ont des cellules vivantes.